Nongeye kuguha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ikomeza kugenda ibagezaho amakuru agiye atandukanye umunsi ku wundi. Nongeye kubifuriza ibihe byiza ahantu hose muherereye ku isi, pfa kuba wayifunguye ino video Imana ikongerera imigisha. Ndetse niba umeze neza ukomeze umere neza uyu munsi ndetse n'iminsi ikurikiyeho, ndetse nawe utameze neza wisunge Nyagasani, niwe wenyine ukemura ibibazo by'abari ku isi, ndetse ni nawe uteza ibibazo ariko akabasha no kubigukuramo. Uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bikamera neza. Niba ubyizeye nyaboneka ndanakwinginze uze kuntera inkunga yo gukanda subscribe kuri ino YouTube channel kugira ngo ujye ubasha kubona updates ziba zirimo ziragenda zitradinga hirya no hino ku isi, ndetse by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero turi muri Showbiz Entertainment yo mu Rwanda, aho ngiye kuganiriza ku musore The Ben ndetse n'umufasha we Pamela Ikeza. Ngo hayi ikaze uwo mugiye kubana rero muri ano makuru ni Kevin. Kevin ni ujye kugezaho ino nkuru naguteguriye ku bigendanye na Pamela ndetse na The Ben. Inkuru iragira uti kubera iki The Ben na Pamela rero batibaruka, ni kubera iki The Ben na Pamela batabyara. Right now reka dutangire inkuru yacu gutya rero. Murabizi ko mu mwaka w'ibihumbi 2023 turimo turasoza umwaka w'ibihumbi 2023 ndetse twinjira mu mwaka w'ibihumbi 2024 nibwo uyu musore Benjamin The Ben Mugisha rwose yashyingiwe Miss Pamela Ikeza, bakabana nk'umugore n'umugabo nyuma yuko harashize igihe kinini abangaba bari mu rukundo. Reka mbanze mere ku rukundo rwabo gato ukuntu rwatangiye. Ibi byose byatangiriye mu gihugu cya Uganda, aho Pamela yari yagiye muri showbiz yaho The Ben yari yagiye gutaramira. Ahangaha niho bahuriye rero baba inshuti, batangira kuganira bisanzwe. Urabizi ko bose bari byamamare kandi ubona ko Miss Pamela rwose ateye n'umukobwa utakwanga, ndetse n'umukobwa uteye amabengeza ku buryo nta mugabo n'umwe wo ku isi wamurebera izuba cyangwa se wamwanga. Bivuze iki? Bivuze ko rwose The Ben ntago yisondetse kuri uno mugore wiwe Ikeza Pamela. Abangaba rero barahuye batangira kuganira umunsi ku wundi, baganira se bimeze bite, umeze ute, meze neza, gutya biza kuba igihe kiragira The Ben apropose Pamela ko yamubera umufasha akamurongora akamugira umugore. Bidatinze Ikeza Pamela no kureba ibigango bya The Ben, akareba ukuntu ateye, umusore mwiza w'ibigango w'amafavore rwose uteye neza, nabo nta mukobwa n'umwe wapfa kumwanga mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Umusore w'amatuza waterura ibyuma, umusore nanone birenzeho nyuma yo guterura ibyuma akaba ari n'umusore mwiza birenzeho, ari hit, ni umustar, ni umuririmbyi ukunzwe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse wakoranye n'indirimbo n'ibyamamare bigiye bitandukanye harimo na Diamond Platnumz. Muramuzi Diamond Platnumz, ndetse muzi n'indirimbo y'abangaba bombi ariyo why. Urayizi rwose why yahuriyemo icyamamare The Ben ndetse na Diamond Platnumz, ndetse yagiye akora n'amahitsi menshi. Ni n'umusore ufite amafaranga, ufite na kampani nyinshi agenda yamamariza. Ubu ngubu tunavugana ari no muri business zo gucuruza amamodoka. Urumva ko nta kintu abaye rwose. Umukobwa nyuma yo kureba ibyo ngibyo byose akabona umutima wiwe unyuzwe n'uno musore, ese amwemerera rwose bitagoranye, avuga ati why not, kubera iki nakwanga kukubera umugore. Igihe kirageza aramupropoza, ibintu birashyuha, inkuru ziba ziragiye ziratradinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda, hirya no hino hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Noneho batangira gusohokana, nyine batangira kugenda baganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Igihe nyine kiza kugira nyine bakora ubukwe mu kwezi kwa 12, turi gusoza umwaka wa 2023. Urumva hashize amezi agera ku 9 yose. Umunsi ngoze kino kiganiro turi ku itariki ya mbere nyine z'uku kwezi kwa 8. Ngoze ikiganiro ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 umwaka w'ibihumbi 2024. Rero nibwo The Ben rwose yarongoye Pamela muri ku kwezi kwa 12. Ibintu birashyuha, n'ubukwe bwabo bwagurishwaga amadolari 100 kuri website bari bashizeho. Bwararebwe buritabirwa, harimo ikintu cyitwa imodoka, ubukwe bwiza cyane rwose. Ariko abantu benshi bagenda bibaza impamvu uyu mukobwa Pamela adatwita, kandi nyuma yuko Kensol wakoze ubukwe n'umugore we nyuma we yagiye mu murenge nyine bamaze no kwibaruka nyine umwana wabo w'imfura w'umukobwa. Ubu ngubu nyine baramufite, nyine bo bibaza impamvu bo bariya batarabyara kandi nyine nabo barakoze ubukwe, cyangwa se ngo byibuza nyine bagaragare nyine umugore wa anatwite.
umugore anatwita, ariko ibyo byose nta na kimwe kiraboneka. Abantu benshi rero bagenda bibaza ibyo ngibyo, bibaza izo nkuru, bibaza impamvu kugeza n'ubwo mu itangazamakuru ubwo bari barimo barasinya konti yo kwamamaza Infinix, bamwe mu banyamakuru harimo uzwi nka Murindahabirine ufite igitangazamakuru cyitwa MEI gikorera ku rubuga rwa YouTube ndetse no ku zindi website zigiye zitandukanye, yaramubwiye ati The Ben dusobanura impamvu udatera Pamela. Ati dusobanura impamvu udatera Pamela, yasubije ko biterwa na choice z'umuntu cyangwa se amahitamo y'umuntu, wenda ntabwo baragira igihe cy'ubushake cyo kumva ko nk'iyatera undi inda, ntabwo umwanzuro barawufata, ntabwo ibyo ngibyo rwose birabazamwo. Okay, The Ben rero na Pamela barabanye igihe kirekire, bagenda bakora mu business agiye atandukanye ndetse no mu bitaramo bigiye bitandukanye hirya no hino akagenda amuherekeza. Ariko nanone ikibazo kikaba ari ahangaha ngo ese The Ben ntago abyara. Mufite rero ahangaha amajwi yiwe kuri telefone, twaraganiriye ibiganiro byinshi ngiye ko kumvira ahangaha, ndetse naganiriye nabo ku mpande zombi, haba ari Pamela ndetse na The Ben. Buri wese namuganirije ukwe, ariko mu buryo bw'ibanga abasha kunganiriza. Urabona ko nanjye ndakomeye kabisa, mfite uburenganzira bwo kubaza icyo ushaka nk'umunyamakuru wabyigiye, ariko nyine nyikuganiriza. Nyaboneka wibutse gukanda subscribe kuri YouTube no kugira ngo ujye ugumya umve updates nkomeza kugenda ngukorera. Ngiye kugushyiramo ikiganiro cy'ibyo naganiriye na The Ben, ndetse ngushyiramo n'ikiganiro cy'ibyo naganiriye na Pamela, wumve n'impamvu batarafata decision yo kubyara, ndetse wumvireho n'igisubizo cyawe. Wibaza ikibazo ese ko abandi bahita batwita, Media yahise atwita, Media yahise atwita, Henry bahita atwita, bose barabyara, ndetse abasitari benshi bahise babyara, ariko ni kweri iki Pamela atarabyara? Buriya hari kurongora no kurongorwa n'imibonano mpuzabitsina mukayikora, ariko ntimubyare. Biba hagati y'ubushake bw'umugore n'umugabo. Bivuze iki rero? Bivuze ko Pamela ashobora kuba ari cyangwa se The Ben na Pamela bashobora kuba bari muri gahunda yo guhiga amafaranga, ariko batarafata umwanzuro wo kuba umwe yatwita ngo ahite abyara ako kanya. Pamela akaba nyine atarafata izo decision nyine kuri Sama nyine ngo ahite abyara. Akaba ariyo mpamvu nyine birirwa kuriya, ubona nyine nta kibazo na kimwe nyine kibateye kabisa. Nyine kwita ushaka umugore cyangwa kwita ushaka umugabo, si ngombwa nyine ngo mani mite munabyara ako kanya. Wewe hagati y'ubyumvikane bwanyu nyine mugafata umwanzuro w'icyo mugomba gukora. Nuko nguko rero bimeze. Nyine bagerageje kusobanurira, barambwira ati reka tukubwire mani Kevin, turakwemera urabizi, wishinze inkuru z'abafana, wishinze updates z'abafana, watora amashashi guys, watora pe, ariko ntabwo turafata umwanzuro wo kuba natira inda Pamela. Ntabwo ndafata izo decision ngo mbe natira inda Pamela, cyangwa se ngabe yabyara ahita aba mama umubyeyi ako kanya. Tuba dufite byinshi tukiri kwitaho bituma umuntu aba bize no kuba yagira urubyaro. Murabizi iyo umukobwa amaze kubyara cyangwa se iyo mwashakanye hagati hakazamo undi mwibarutse, umwana ukiri muto, hari ibindi bintu bisaba, hari effect bisaba, hari ikintu nakwita nk'ibyo bibasaba. Ikintu cya mbere, one time, umupeta akeneye umwanya wose wo koswa, kurerwa, kugira iki. Icya kabiri, love, urukundo. Umupeta akeneye usibye kwitabwaho nyine time, igihe akeneye n'urukundo rw'ababyeyi bombi. Bivuze ngo umwana ufite urukundo rw'ababyeyi bombi akura neza. Icya gatatu nacyo ni time. Dore impamvu kuri gatatu nongeye kwashyira time. Umubyeyi hagati y'umugore n'umugabo baba bakeneye nanone time yo kwita kuri umwe bose, ku buryo umwana akura abona ababyeyi bombi urukundo rw'iki byose, akavuga ati umwana agakora neza. Iyo ababyeyi babanye neza n'umwana mu mitekerereze abasha kumera neza. Ariko iyo umubyeyi ameze nabi, cyangwa se hagati y'umubyeyi n'undi harimo icyo nakwita jugujugu, hasi hejuru, fire, umwoto, ahiye, kubita,
ibintu ntago biba bimeze neza guys, ntago ibintu biba bimeze neza right now. Ako kantu kumva ntago ibintu biba bimeze neza. Aha. Okay, noneho reka nkumvisha ayo majwi kugira ngo ne kugumya ngutindira ubukene ufite byinshi ugomba gukora, ariko nyine mbere ko nkumvisha amajwi nge sinde bugarukemo, ngiye kukumvisha amajwi mike nigendera. Ukuntu bimeze nuko Pamela ataragira gahunda yo gutwita na The Ben ntaragira gahunda yo kumutera inda. Bivuze iki? Baracyafite business nyinshi bagomba kwitaho, guhiga amafaranga. Umupeti naza azakenera igikoma, azakenera amata, azakenera kwiga, azakenera kuba ahantu heza, azakenera kuvuka mu muryango wiyubashye, azakenera nukubanza gutegura nyine abo bana bazabyara, kubera ko nyine n'ubundi baba bagomba kuzabyara abo bazasiga, baba bagomba kuzabyara abo bazasiga. Bivuze ngo rero baracyari gutegura. Nawe rero mujye mushaka, niba uri n'umusore utarashaka, wallahi nkubwiye akantu, ujye uzabyare cyangwa se ushaka umugore, mutangire mubyara abapeti mufite icyo mwabateguriye, bagomba kwitaho ku buryo umupeti nawe mwamuteguriye amafaranga, azaze yiga mu ishuri ryiza, azaze ahantu heza, nazaze ku mihangayiko nk'iyo wakuriyeho. Wumve wakuriye ku mihangayiko, wakuriye ku isuka, wakuze iwanyu wowe n'abasedera, ngo wumve ko nimubyara n'umwana agomba kuzaza gutyo. Oya guys, mubyara abapeti mutume babaho neza. Ikintu cya mbere kizatuma nyine ibintu bimera neza kurusha uko byari biri. Ntuzifuze kubona ko abo wabyaye rwose bamera nkawe. Ibyo ntabwo nabikugiramo inama. Ndanagushimiye cyane we twabanye gora ku munota wa mbere. Imana ikurinde. Nyaboneka ntugende udakanze subscribe kuri no YouTube channel. Reka ngusigiremo ayo majwi uyiyumvire, ibindi byose Nyagasani duhane umugisha. Ndabakunda cyane, yari Kevin. Ntugende udakanze subscribe ndetse uze no gusharinga ku nshuti zawe. Ciao ciao.